ngiye kukwica njye kubana n'umugabo wanjye meze neza, kanze nkuzingazingire muri ino varize, nindangiza nkwice nigendere. N'umudamu dutangiranye nawe barakwereka ahangaha hari umwana muto yazanye ku manga, arangije aravuga ati iri ni ryo herezo ryawe wa mwana we, ubu ngiye kugufata nkuzingazinge, nindangiza dore nkujugunye hariya hasi, dore wanasinziriye. Umudamu wazanye umwana wasinziriye amuzana disi yasinziriye kugira ngo disi amuzingazingire muri ino varize, narangiza amujugunye hariya hasi, ubundi bye birangirira ahangaha. Nuko dutangiye k'uyu munsi tukwibutsa gukanda subscribe hasi kugira ngo tujye dukomeza kubana umunsi ku munsi. Uyu mugore aravuga ati rwose ubu ngubu bigiye kugenda neza, ngiye kukujugunya muri iriya manga, abundi ibyanjye birangirira aha. Nyagasani, umugore disi yagize atya, afata ya varize yashyizemo umuntu atangira kuyifunga. Nyagasani, ese ubu bugome bw'uyu mugore burimo burakomorwa kuki? Arangije ubwo yafunze isanduku, iyi varisi ipakiyemo umuntu, arangije nuko yafashe icyemezo disi cyo kwica umuntu, akamurenza umusozi akamujugunya. Gusa bigaragara uyu mugore yangaga disi uyu mwana, uyu mugore yari abereye n'umwana mukase. Arangije uyu mugore avuga ati yesi, ubu birarangiye, ubu ngiye kugufata ngujugunye hariya hepfo, ati ibi ni ryo herezo ryawe ry'ubuzima, ntabwo uzigera ugaruka kuri ino si, ati ubu ngiye kugenda abaho neza na siko, abundi ibintu bimere neza. Ati mana mfasha ndagusabye uyu mwana disi apfe naze kubaho. N'umugore dutangiranye nawe, umugore ufite umutima mubi. Abantu nk'aba ngaba babaho mw'abantu mwe, babaho batifuza disi ba data babo kuko batamera neza. Nuko arangije disi mukase, dore ngo arajugunya disi umwana we. Umwana disi yari abereye nyina, n'umwana ni mukase nyine. Aravuga ati rwose ubu ndabishoje, ati ubu nkujugunye umeze neza, ati indonda nwite disi sheri wanjye azayitaho n'umwana nwite, ati wowe utakiri mu nzira, wewe waramaze gupfa utagihari, ati rwose ubu nta n'ikindi gikurikiraho, ati ngiye kujya mu modoka nigendere, ngende meze neza. Uyu mudamu disi w'umutima mubi nuko yinjiye mu modoka, umudamu utekereza nabi, umudamu ufite ubugome, yinjiye mu modoka yatsa imodoka yiwe ino kankari. Nuko yatashye asubira mu rugo, yari yaje ku musozi ngo banze yice n'umwana abereye mukase. Gusa bidatinze baratwereka ahangaha hari umuntu ukora amasuku ku muhanda, ugenda utoragura imyanda. Arimo gutoragura imyanda, hari igisanduku yumvishije inyuma ye. Nyagasani, arikanga ati se bishoboka gute? Kino gisanduku cyaba kivuye hehe? Disi nuko yagize atya, araza aravuga ati nyamara wasanga agiye kuva muri kano kazi. Ati se bishoboka gute? Ati iki gisanduku kirimo iki? Nuko yarwanye no guterura igisanduku. Mbibutse yuko kino gisanduku kipakiyemo umwana muto, harimo umukobwa disi mutoya. Arangije kugiterura ati si iki gisanduku ninde wagishyize aha? Ati wasanga ntagiye gukira koko nkava muri kano kazi, kwapfunure ndeka ari amafaranga, abundi ngende mere neza. Nyagasani, umudamu uri ahangaha, umudamu w'umunyamasuku, nuko yagize gutya afungura isanduku asanga harimo umuntu. Ivarisi yari ipakiyemo umwana, arikanga. Nyagasani, ese bishoboka gute? Ku izina ry'Imana ese akora ikimenyetso cy'umusaraba. Arangije disi ubwo yitegereje kino varisi abona izingiyemo umwana. Nyagasani, ati si umwana yaba akiri muzima koko? Ati mana mfasha byibuza uyu mwana abe ari muzima. Umugore acunga ahantu hose ngo arebe ko umuntu waba umutaye ahantu yaba yarereye, ariko nyine bikomeza kuba ikibazo. Nyagasani, umugore uzingiye mu umwana uzingiye mu ivarisi, ati umwana muto, ati bimeze bite? Ati se byaba byakenze bite? Ninde muntu waba wagushyize muri ino varisi akazingazinga? K'abantu ari abagome,
ko abantu batagira umutima mwiza. Ati umuntu wakoze ibi bintu, umuntu wakoze ibi bintu agafata umwana disi akazingazinga, ati umwana mutoya, umwana ungana gutyo yarikanze. Umukozi wo mu rugo, umukozi ukora amasuku ahantu hose, wisabye akazi ko gukora amasuku, nuko yagize gutya, yagize n'ubwoba. Atangira gukora kuri uno mwana disi uzingiye mu ivarize ngo yumve ko uyu mwana yaba akiri muzima. Akomeza kumukoraho ariko abona wapi, umwana ntago ari guhumeka. Ati ese uyu mwana ni muzima, mana mfashe umwana nze gusanga akiri muzima, byibuza mutabara akiri muzima. Disi barakwereka, disi ni umudamu wagiraga umutima mwiza. Mwabana mukemukira umutima mwiza. Kugira umutima mwiza ntago ari ukugira amafaranga menshi cyangwa ngo ugire ibintu. Urabona yuko disi uyu mukozi ukora akazi ko mu muhanda yagize gutya disi agafasha umwana atazi akamufasha. Gusa bidatinze baratwereka mu rugo rumwe hari umugabo wari uri kuza gake gake. Umugabo ari kuza avuga ati bebe uri hehe nyagasani. Yaje ahamagara umwana witwa bebe, arangije nuko yawurungurutse mu cyumba cya bebe. Ati se bishoboka gute? Bebe yakomeje kuza ahamagara bebe, ati bebe uri hehe, bebe nyagasani. Dore disi barakwereka ahangaha papa uriya mwana yaje amuhamagara azi ko umwana we aryamye, ariko asanga madamu wararyamye. Wa mudamu twatangiranye nawe ushaka wishe uriya mwana amujugunye. Umugabo aravuga ati sheri, ati ko ntari kubona umwana wacu, umwana wacu ari hehe ko ntawe ndi kubona? Umugore ati umwana none tuzimeruka kare tujya kuryama nawe yari ahari. Umugabo ati bishoboka gute ko waba uryamye hano umwana wanjye atari muri ino nzu? Aturumva ibyo bintu byumvikana koko? Umudamu aravuga ati sheri, ati ntakubeshye rwose naryamye umwana nkari. Umugabo ati ntabwo mbyiyumvisha habe na gatoya. Ati mvuye mu cyumba cy'umwana nsanga nta muntu urimo, izi saa sita z'ijoro umwana yaba yagiye hehe? Umudamu ati rwose sheri, ati kereka nimba ari abajura bamwibye, ati ariko njye rwose ndabizi neza ko twasangiye amafunguro ya nijoro tukaryama. Umugabo yaguye mu kantu. Twebwe twamaze kubona yuko uyu mudamu ariwe wakoze biriya byose, agafata umwana muto akamushyira mu ivarize akarenza umusozi. Bivuze ngo rero uyu mugore uriya mwana yari abereye mukase ntabwo yamukundaga. Uyu mugore aravuga ati rwose mana mbabare, ati sheri, ati ntabwo ngiye no kubyumva ukuntu umwana yabura. Uyu mugabo arangije aravuga ati rero ubu nta kindi gisigaye, tugomba gushakisha uwo mwana. Umugore disi ndebera atangiye no kurira kugira ngo yereke umugabo we ko bimubabaje kuba umwana adahari. Ukurikirana akantu ku kandi uyirebe uyirangize uraza gusobanukirwa. Barakwereka ahangaha uyu mudamu yasigaye ari no guseka, asigara arimo araseka. Ibigaragara urabona ko ari umuntu wakoze ibintu bibi, ari umudamu disi ugira umutima mubi. Disi umudamu kugira umutima, ibaze ko agira umutima mubi anatwite, azi ko nawe azabyara. Umudamu uraha, umudamu arangije aravuga ati rwose ubu ngubu kiriya cyana namaze kucyica. Ati uyu mugabo sheri wanjye agomba kuzamfata neza ndetse n'uyu mwana ntwite, ibintu byose bikagenda neza nyagasani. N'umudamu umutima mubi, umudamu disi ufite uburakari bwamurenze, utarifuzaga disi umwana disi yasanze muri uru rugo. Ese byaje kugenda gute? Tugusaba kureba ino nkuru ukayirangiza, ndabizi neza kurakuramo isomo kandi ry'ubuzima. Umudamu ufite umutima mubi ati mana yanjye rero, ati inonda ntwite iri hafi kuvuka, niyo mpamvu rasheri wanjye agomba kunyitaho kugira ngo rwose ibintu byose bimere neza, ndetse n'uyu mwana ntwite azakura vuba vuba kubera yuko azaba yabonye buri kimwe cyose. N'umudamu mubi, umudamu utekereza ibintu bibi cyane, utekereza kugira nabi. Buriya kugira nabi nta keza kabyo. Umugabo yasohotse agiye gushakisha umwana we, asohoka ibigaragara urabona yuko yari yababaye, avuga ati sheri, ati rwose umwana wacu ubu namubuze, ahantu hose nashakishije
narangishije ndetse nahamagaye na buri muntu wese ngo ambwire yuko nta mwana wanjye yabonye. Sheri wanjye, umwana wanjye bamutwaye, ibigaragara umwana wanjye yabuze. Uyu mudamu uri ahangaha reba nawe ngo aratangira kwiririsha, atangira kubabara. Disi bigaragara uyu mudamu niwe nyiramubi, niwe mudamu ugira umutima mubi. Umudamu ati rwose njye ndumva n'umutima utangiye gutera, ati kuba uyu mwana twamubuze disi, uyu mwana bebe, umwana yitwaga bebe, kuba uyu mwana twamubuze, ati rwose njye nawe nubwo njye ndi kubyumva neza. Ati umugabo atari ko nta kundi turakora uko dushoboye kose. Disi umugabo n'umutima, ati turakora uko dushoboye kose tukomeze gushakisha, wenda anytime ntawamenya, hari igihe turagira amahirwe tukaza kumubona. Umugabo arangije yaravuze ati ngiye guhamagara polisi hakiri kare. Umugore ati sheri wihamagara polisi, uretse kuyihamagara tutiteza n'abantu, polisi ikaza ikabizamo. Urabizi ko polisi igira amatiku, wasanga banjyanye ndetse bakanjyana kumfunga, nawe bakakujyana kugufunga mu gihe bari gukora iperereza. Disi umugore yahise abuza uyu mugabo guhamagara polisi. Umugore arangije asigara disi yibabaje, ari gutara. Ibaza umuntu utara amarira akabona amarira yo kurira, kandi twebwe twamaze kubona ko afite umupangu mubi, ndetse uyu mugore ari umunyamutima mubi. Umugore disi uraha, umugabo yababaye ati mana koko mana ubikoreye iki, umwana wanjye muto, umwana w'imfura nari mfite, bije kugenda gute? Ati ubu ndumva nameze neza habe na gatoya. Uyu mudamu uri ahangaha ati rwose nanjye ndumva ibintu byanze, ndumva no guhumeka ntakibishoboye. Nyumvira amagambo y'uyu mudamu ngo nta nubwo agishoboye guhumeka. Disi yagize atya nyirarubeshu disi, abagore babeshya bagira umutima mubi biyoberekanya, azahobera umugabo we ariko amuhobera yishimye. Disi atekereza ati ubu rwose ubu nabishoje, ati mbega umugabo w'ikirishi n'ibyo ari gutekereza. Umudamu uraha yari umudamu ufite umutima mubi. Ese biraza guherera hehe ko nanjye mfite amatsiko? Ese biragenda gute? Niyo mpamvu rero ngusaba kureba ino nkuru ukayirangiza, byaba byiza ukansira like aho hasi, ugakanda ko no kuri buto yanditseho subscribe, kugira ngo tujye dukomeza kubana umunsi ku munsi. Izi nkuru ndakubwiye ngo ni inkuru zibabaje kandi zifite isomo, ndetse uzajya ureba kandi zikagushimisha. Nyagasani barakwereka ngaha umunsi umwe hari akana gato kari kavuye ku ishuri, kageze ahangaha karasoma karavuga ati okay, hano niho babika imyanda, reka njaganyuremo ndebe ko ndabona icyo nashakaga. Nyagasani ibigaragara aka kana gato ukibuke neza, aka ni ka kana bazingiye mu ivarize barangije bakarenza umuhanda. Ukana kamaze gukura, bigaragara wa muntu wagatoraguye niwe wakajyanye, arakarira karakura, none kari ku ishuri. Ubwo kari karimo kajaganyura ni mu gakaritsiye, kandi bivuze ngo papa w'uyu mwana ntago arabona uyu mwana. Ubwo akana kari kari ahangaha kari kwitegereza ifoto yako, ari ifoto katsimbye hano disi, kari ku kagare karavuga ati ati ifoto yanjye ndayibonye. Ati ubu nahe barakwereka ahangaha inyuma disi, dore ngo papa wa kakana arabona umwana usa nk'uwe. Ati yewe mwana ko ndi kubona nkuzi. Akana gahindukiye, uyu mugabo akabonye abona ni akana ke, aravuga ati bishoboka gute ko mbona uyu muntu asa nk'umwana wanjye? Nyagasani akana gatoya. Disi barakwereka uyu mugabo ati mwana wanjye uri hehe? Nyagasani umugabo yaje yirukankana umwana we, aza mwirukankana, akana karirukanze ati mama, ati ntabara disi umugabo agiye kumfata. Barakwereka umugabo agize atya afata aka kana. Ubwo rudatinze na wa mugore watoraguye kano kana ati wamviriye ku mwana, urashaka iki ku mwana wanjye? Uyu mugabo avuga ati umwana wawe ko mbona uyu mwana ari uwanjye, ahubwo ni umwana waba waramukuye hehe? Umudamu ati ngweke. Umugabo ati uyu mwana ni ikimenyimenyi, nakwereka ikimenyimenyi yuko uno mwana ari uwanjye. Ati uyu mwana nabubuze hashije imyaka 5 mubuze, none ubu tuvugana urambwira ngo si uwanjye?
uyu mugabo atuberetse gatoya guhamagara polisi tubanza tubivugane neza. Ati ngenda kubwiza ukuri mubwira ahantu nakuye no mwana kandi urasobanukirwa, uraza kunyurwa n'ibyo ndakubwira. Ati kandi witonde cisha makeya, wishaka guhubuka nkubwire buri kimwe cyose uraza gusobanukirwa. Umugabo uraha ni umugabo ufite umutima mubi bitewe n'uko yabuze umwana we. Umudamu uraha aramusobanura ati umunsi umwe uyu mwana wawe namusanze mu ivarize, bamuzingiye mu ivarize bamujugunya ahantu mu musozi. Ubwo nari ndimo ndakora amasuku nibwo natoraguye uno mwana nkamufata neza, ibintu byose bikagenda neza. Ati kugera iyi saha ndacyari kumwe n'uyu mwana muto. Ati sinigeze mbasha kumenya umuntu wataye umwana, ariko icyo nibuka ni kimwe, ni uko umwana yari azingazinze nk'uwo bashatse kwica, bamuzingazingiye mu ivarize. Uyu mugabo byaramucanze biramuyobera, yibaza ibyo ari byo biramucanga. Aravuga ati ngo yari azingiye mu ivarize. Ati ivarize site? Baramusobanura ati ni ivarize yasaga umukara. Ati rwose njye nakubwiza ukuri, ntabwo umwana wawe namwibye, ahubwo naramubonye ndamurangisha mbura n'umuntu n'umwe sha wagira wambwira yuko yabuze umwana, nabuze n'umuntu n'umwe. Ati nakoze uko nshoboye kose nararangishije. Umugabo arangije aca bugufi, arangije akurura akana gato. Ati mwana mutoya uranyibuka nyagasani? Ati ni njye papa wawe mwana muto. Ati kereka niba utanyibuka. Atangiye kumubwira amagambo yajyaga amubwira kera. Uyu mwana ati mva hose, ati ko mbona nari kukwibuka neza nyagasani. Umudamu aravuga ati simbona uyu mwana nta hantu muhuriye wa mugabo we, mvira ku mwana se vana igendere, wasanga uri n'umutekamutwe. Uyu mugabo uri ahangaha hari amagambo yakundaga kuvuga, gusa akana kari kumwitegereza hari ibyo katangiye kwibuka. Umunsi umwe kano kana kari karimo karakina disi na papa we, ibigaragara kano kana nakuyu mugabo. Akana katangiye kwibuka umunsi kakinaga na papa wako kari ku kagare kameze neza. Akana kibuka kari kurya umunyenga, ibintu bimeze neza. Ndakwereka ko ibi ngibi nibyo bari barimo kwibuka disi umwana yibukaga. Umugabo arangije avuga ati mwana mutoya, mwana wanjye rwose, ati umunyenga se wawuriye se wawuhaze, ibintu byose bimeze neza. Ati mwana w'umukobwa, mwana w'imfura yanjye, ati ndagukunda, niyo mpamvu rero nta kintu kimwe nzakwima. Ati ibintu byose uzajya umbwira, ibintu byose uzajya ushaka uzajya ubimbwira, sibyo mwana mutoya? Kano kana gato nibyo karimo karibuka, ndagira ngo ubimenye neza, uraza gusobanukirwa ino nkuru ndabizi kiragushimisha. Umunsi umwe nanone kano kana kibutse ubwo papa wako yari yagakoreye bidi isabukuru y'amavuko. Barakwereka umugabo yaje ari ingofero afite ndetse afite n'agakeke gatoya. Aravuga ati mwana muto, ati ngufitiye surprise mwana bebe byuka ngufitiye surprise. Nuko uno mwana muto, uyu mwana muto yarabyutse, gusa akimara kubyuka yari agapangu disi, yari bidi, yari isabukuru y'amavuko uyu mugabo yari yamuteguriye. Ati mwana wanjye muto, uyu munsi wujuje imyaka yawe 4. Ati biraza kugenda neza. Ati araga surprise ngufitiye, enda disi agakeke isabukuru y'amavuko disi nagukoreye. Akana gato karishima karavuga ati papa, ati ubikoze neza, ati ndakwemera kandi nabizi ko nkunda disi. Umugabo, uyu mugabo we nta mutima mubi yagiraga, yakundanaga n'umwana we bakishimana, gusa uwari mubi ni mukase w'uyu mwana, niwe wakoze ibintu nk'ibi ngibi. Umugabo arangije avuga ati mwana muto, wakina agakeke ibintu bikamera neza. Akana karavuga ati papa ndakwibutse nyagasani. Akana karaje gahura papa wako karavuga ati papa, igihe cyose nari maze, ati ubundi wabagaye kutabanaga na mama wanjye. Akana kazi ko uyu nguyu ariho mama wako. Uyu mudamu aravuga ati ubwo ubonye umwana wawe, atavuga ibi twagenda ngiye nkakigendera. Aka kana gato karavuga ati ndabizi mama, ati warandeze
katangiye nyine kwita uyu mudamu mama wako, karavuga ati mama, ati mbonye papa wanjye, ahubwo bishoboka nawe waza tukajyana mu rugo. Uyu mudamu uyu mupapa aravuga ati ubwo umwana ashatse ko tujyana, ati nawe niba nta kibazo, niba bitakubangamira waza tukajyana. Akana gato ati rwose buriya mukase, ati uriya mudamu ufite niwe wakoze ibi byose, ati umunsi umwe yantwaye mu ijoro, ntabwo nzi uko byagenze, yarampohoteraga. Akana gato ati koko. Umugabo arangije aravuga ati rero, ati wa mudamu we nzakwitura ibishoboka byose, nzagufasha ibintu byose bishoboka, ariko ibintu bimere neza. Ati kuba warantabariye umwana wanjye ukamufasha, niyo mpamvu nawe nzagufasha. Akana karavuga ati papa, ati uriya mudamu yashakaga no kunyokereza mu nzu, agashaka kunkozaho ipasi ishyushye. Umugabo disi byaramuriye. Umugabo ntabwo ibi bintu yari abizi, yari azi ko umugore babana ari umugore ufite umutima mwiza, umugore disi mwiza udafite umutima mubi. Uyu mugore uri ahangaha ni umugore nawe disi watabaye kano kana. Arangije umugore disi avuga ati mana we, gusa bidatinze barakwereka ahangaha nyiramupaya, wa mugore w'umutima mubi yari ahangaha mu rugo akora ku nda ye, ari kunywa icyayi. Umugabo aravuga ati wiwe, ati bite byawe. Umugabo yari afite umujinya. Arangije umugore arahaguruka ati sheri, ati ko wari watinze. Aravuga ati mufitiye surprise, hari abahise abwira ngo mwinjire. Kakana gato ndetse n'umubyeyi karaje. Uyu mudamu urangaye yahise amena icyayi, igikombe yari afite agikubita hasi arumirwa. Ati uyu mwana ni umuzimu, uyu mwana umaze imyaka 7 twarabuze, ati uyu mwana yabageze ahangaha ate. Ati uyu mwana ko narinzi ko atakibaho disi we, ati uyu mwana akiri ku isi koko. Ati birantangaje, ati nyuma y'imyaka myinshi twarabuze umwana wacu, none umwana wacu aragarutse. Uyu mugabo ati ceceka se vuba, ceceka aho ngaho. Ati nyuma y'imyaka myinshi, ati ndavuze ngo mu masegonda make sohoka muri ino nzu cyangwa mpamagare polisi izigutware. Umudamu ati ngo nsohoke muri ino nzu se, nsohokemo ndazira iki koko, ni igiki ndi kuzira nsohoke muri ino nzu, byaba byagenze bite sheri. Uyu mugabo aravuga ati namaze kumenya umupangu washatse gukorera uno mwana, ibi byose wakoreye uno mwana narabimenye. Ati rero tutagiye kuburana, natagiye guhamagara polisi, sohoka muri ino nzu ugende nyagasani. Umudamu uranga ati sheri, ati nge nta kintu kibi nashatse gukorera uwo mwana, ati abakubwiye ko nashatse guhemukira uno mwana ubabwiye yuko babeshya. Ati nge rwose ndi umudamu wishima, umudamu w'umutima, umudamu utagira umutima mubi. Akana kari gakanuye amaso karimo karamwitegereza, kitegereza mukase, kamureba disi. Mukase avuga ati uko kuburanyirukanye n'umwana dutwite, ati usi uyu mwana muto ko nigeze ngira uruhare ngagende, uyu mwana ko namukundaga. Uyu mugabo aravuga ati nugumya kunesha umutwe ndahamagara polisi izigutware izigufunge. Ati umudamu ati mbabarira ndakwinginze, ati sohoka mu rugo rwanjye vuba vuba, ntabwo nzabana n'umuntu ugira umutima mubi, umuntu warakaye disi utifuza ko umwana wanjye aba ari muzima. Ubwo barakwereka bidatinze uyu mudamu uri ahangaha yasigaye ari kumwe n'aka kana gato. Ati mwana wanjye rero mutoya, reka musezeranye akantu gatoya. Ati ubwo nzaba mvuye muri uru rugo kandi uzakomeza ubane na papa wawe neza, nge nzajya nkora uko nshoboye kose, nze mbasure mbere ahangaha ibintu byose bimeze neza. Ati mwana muto, urabona ko ntaba muri uru rugo, ntabwo disi ndi umugore wa papa wawe. Ati uko byagenda kose ngomba gusubira mu kazi kanjye, urabizi akazi nkora wa mwana we ni akazi disi ko ku muhanda, rero niyo mpamvu ngusezeranya akantu gatoya, ntuzigere ubabara kubera ko utari kumbona, ntuzigere ubabara, sibyo mwana mutoya. Akana gato nuko katangiye kubyumva. Disi uyu mugabo yasanze uyu mugore ari kubwira uyu mwana ati mwana muto wihangane ndagukunda, ariko nakundi ubonye papa wawe, ati ngiye kwigendera. Uyu mugabo yemeye ko mbanga nabaha, ati ariko ntabwo byakunda.